Hello, mbahaye karibu muze dutegure ino salade irimo tuna. Salade abantu benshi bakunze kumbwira ngo nzabereke uko nyitegura. Uyu munsi rero tugiye kuyitegurana, muze kureba ino video yose muyirangize. Hanyuma dufite imboga zitandukanye, harimo concombre, hakabamo igitunguru, harimo na coriandre, mfite na avoka, hanyuma noneho nkagira n'inyanya. Zino nyanya, tuno tunyanya duto twa cherry tomatoes. Ubaye utadufite ushobora gukoresha za nyanya nini zimwe dusanzwe dutekesha mu gikoni. Utu tunyanya turaryoha nk'undi ukuntu tuba tumeze nk'uturimo agasukari, kandi tuba tugaragara neza muri salade. Hanyuma iyi ni tuna iri mu mazi. Ngiye ntabwo nkunda gukoresha iri mu mavuta, nkunda gukoresha iri mu mazi. Hanyuma rero tugiye gutangira gutegura. Turabanza dukate ino concombre, hanyuma noneho tuze kugenda dukurikizaho ibindi bitandukanye. Ino salade ngiye gukora salade y'abantu babiri. Muri kubona ko n'ibintu ngiye gukoresha atari byinshi, ni bikeya. Sino tuna ziri mu mavuta na tuna ziri mu mazi biba bigiye bitandukanye mu makarori. Ngira ngo zino tuna ziri mu mazi ziba zifite amakarori makeya kurusha zino tuna ziri mu mavuta. Tuna ziri mu mavuta zigira amakarori menshi kuruta zino tuna ziri mu mazi. Ariko nanone ngiye ntabwo nkunda gukoresha tuna ziri mu mavuta, kubera ko inyinshi njya mbona ziba zanditseho ngo kandi tuna ziri muri vegetable oil, kandi ari amavuta aba ari amavuta y'ibihwagari, amavuta y'ibigori, amavuta ya soya, y'ubunyobwa, ari amavuta afite ibinure biri saturated. Ugasanga rero biteye impungenge ko byaba biri sawa. Ari amavuta ya biriya binure ari mu bintu byongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Niyo mpamvu ntinya gukoresha zino tuna, nkikoreshereza zino tuna ziri mu mazi. Hano tugiye gukoresha igitunguru. Ngiye kubanza kugikata. Kino gitunguru murabona ko gisa n'icyerurutse, ntabwo ari cya kindi gitukura, ntabwo ari cya kindi cya mauve, ntabwo ari cya kindi cyerurutse cyane cy'umweru. Tuno dutunguru mba numva ari sawa muri salade, mba numva tutarura, mba numva kandi dufite umuhumuro, kandi nkumva turasa n'uturyoshya salade. Nkunze kutugura cyane iyo ngiye nko gukora salade, nkakoresha tuno dutunguru tutari umweru cyane cyangwa se tutari mauve. Hanyuma nitumara gukata ibitunguru nabyo tubishyire muri kino gisorori twateguye, turi buze guteguriramo salade yacu. Ikindi nanone, ino salade urabona ko irimo imboga zitandukanye, kandi tuna nazo ziri mu bintu bikungahaye kuri proteine. Urumva ni salade imeze neza cyane ushobora gufata hafi ya buri munsi. Hanyuma rero utungutu ni uducoriandre. Ubaye utadukunda, ubaye utadufite, ushobora kudusimbuza utundi tubabi tw'icyatsi waba ukunda cyangwa se waba ufite. Harimo uduseleri, udupersile, ushobora gukoresha utudi cyangwa ugakoresha udufeye de fenouil. Mbese utubabi tw'icyatsi tw'ibyatsi twose waba ushaka wadukoresha. Impamvu ndi gukuraho tuno duti rero nuko ntabwo ndi kudushaka muri ino salade. Ushobora kubikata ukabishyiramo nta kibazo, cyangwa se nawe waba utabishaka ukaba wakoresha utubabi gusa nk'uku nguku. Dufite na avoka nayo tugiye kuyishyira muri ino salade, tugiye kuyikata, hanyuma noneho nayo tuyishyiremo. Hano hari impamvu nkunda gukoresha avoka muri salade, nkongeramo n'inyanya. Iyo ufashe avoka ukayivanga n'inyanya, mu nyanya habamo ikintu cyitwa carotenoid,
noneho iyo carotenoide yitwa nguki ndayibagiwe, no yitwa lycopene. Rero ino lycopene iri mu bintu birinda kanseri, ikaba mu bintu bigabanya inflammation mu mubiri, ikaba mu bintu birinda indwara zitandukanye, cyane cyane indwara z'umutima, ikaba mu bintu byiza cyane ku ruhu. Hanyuma noneho iyo ufashe avoka ukayivanga n'inyanya, iyo lycopene iri mu nyanya yikuba inshuro 5 kuruta uko wafata inyanya ukazirya zonyine cyangwa ukazivanga n'ibindi bintu. Iyo ufite inyanya biba byiza iyo uzivanze na avoka. Noneho mfate ya canned tuna nyipfundure, hanyuma nindangiza nze kumininamo ariya mazi aba arimo, ndakoresha akayunguruzo. Hanyuma noneho aya mazi yose aba arimo ndayakuramo, ntabwo iyo ndi buyakoreshe, ndaza kuyamena, ndayungurura gutya. Noneho nkuremo zino tuna mbarizo ndi busukemo hariya muri kano gasorori turi gushyiramo bino bintu tugiye gukoramo salade. Hano muri aka gasorori kandi mfite umunyu na black pepper dukeya, ni nk'akayiko gatoya kamwe. Hanyuma noneho ngiye gusukamo amavuta ya avoka ibiyiko 2. Ushobora gukoresha hano amavuta ya olive ubaye udafite amavuta ya avoka. Hanyuma noneho niturangiza dushyiremo apple cider vinegar, hano ngiye gukoresha ibiyiko 3. Ubaye udafite cyangwa se udashaka gukoresha vinegre, ushobora gukoresha indimu. Ushobora gukoresha indimu cyangwa se ukaba wakoresha indi vinegre itari apple cider vinegar. Hanyuma nayo rero turashyiramo ibiyiko 3, noneho niturangiza tuvange. Hanyuma rero ngiye guhita mfata ibi byose nari maze kuvanga, mpite mbisuka ahangaha muri ino salade tugiye gukora. Noneho niturangiza duhite tuvanga byose, salade yacu irabisa naho yabonetse. Ni ukuvanga gusa, ubundi ibindi ugahita upfundikira ukatereka ahantu hakonje, waba ufite firigo ukayishyira muri firigo. Ino salade iryoha cyane nk'iyo iri muri firigo ukayimazamo nk'amasaha 2 mbere yo kuyitegura. Rero ahangaha iyo umaze kuyivanga uhita uyipfundikira, ubundi waba utagiye guhita uyitegura cyangwa se uyirya ako kanya, ukayishyira ahantu hakonje ukaza kuyirya nyuma. Uko duteguye salade yacu irimo tuna, ushobora kongeramo izindi mboga waba ushaka, cyangwa se hano ukaba wakuramo izindi mboga waba udashaka. So rero salade yacu uko imeze. Mwakoze kubana nanjye, ndizera ko mwarebye video yose kuva itangiye kugeza irangiye. Tuzasubira ubutaha. Bye bye.